Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Uyu munsi twagiye kwibuka Gisagara. Bibutsa ko turi kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Aho twari tugeze, aho gahunda yagombaga kubera yo kwibuka, turimo kwinjira. Urabibona ko twese tuba twitwaje indabo, dusa neza, twubahirije imyambaro yo kwibuka. Twahagereye ku gihe, dufata ibyicaro, aho twe dufashe umunota wo kwibuka. Muri make gahunda yo kwibuka yari itangiye. Uburyo bwaro niyo mpamvu rero twabatura iruhande y'indabyo, iruhande y'ubuhamya n'ibindi byose twabagenera. Ikindi ni uko abenshi niba atari bose bishwe bagaragaza ko bari bafite ukwemera. Kimenyimenyi mu mibiri dufite hano mu rwibutso rwacu n'ahandi hirya no hino mu nzibutso, usanga ibimenyetso bigaragaza ko koko abenshi bari bitandukanye. Ni abacu batugiriye neza, badufashije muri byinshi muri ubuzima, badusigiye umurage mwiza tudashobora kwibagirwa na gato. Turabibuka rero tuzirikana ko bapfuye ku buryo bubi. Turabibuka kugira ngo tubahe icyubahiro batahawe n'ababishe. Turabibuka tubasabira kugira ngo Imana yari yarabahaye ubuzima bw'isi ibagororere ubuzima buhoraho bw'ijuru. Igihe nk'ikiro cyo kwibuka, kubaha no gusabira abacu, igihe cyo kuzirikana byinshi. Tuzirikana Imana dukomoraho ubuzima, tuzirikana ingabire y'ubuzima, tuzirikana uburenganzira umuntu afite bwo kubaho, nta wundi ufite uburenganzira bwo kumwambura. Umuntu akanibaza ikibazo twagiye twibaza kuva mu ntangiriro ndetse kuzuka. Kuba turi hano nuko twemera ko roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, Imana rero yabiyegereje, byanze bikunze ibana nabo. Imana yatabajwe n'amajwi ya benshi mu bicwaga, iyo iricecekera, nyamara yari ihari. Imana yari ihari ku buryo bwinshi. Yari ihari kuko habonetse abantu nibura bake batitabiriye impuruza yo gutsemba Abatutsi, kandi barabisabwaga, bakabishishikarizwa, ndetse hamwe na hamwe bakanabitegekwa ku ngufu. Hari abahisha abandi, hari ababagemuriye, hari ababuriye, hari abafashije guhunga, ndetse n'abemeye gupfana n'abicwaga aho gutandukana nabo. Imana rero yari ihari kuko yakomeje umutima w'abayigwaga bakihisha ahantu habi kugeza igihe banarokokeye. Yari ihari cyane cyane mu bana bayo bababajwe bakicwa rubi. Ni Imana yasuzuguwe mu bana bayo baziraga uko yabaremye. Nawe Nyagasani wari waraduhaye, turagusingiriza ibyiza byose badukoreye igihe bari bakiri hano ku isi. Muri iki gihe tubibuka ngo tububahe kandi tubasabire, nawe turakwibuka Nyagasani kuko ari wowe mbere na mbere uwakozwe mu nda. Bishwe n'abavandimwe babo b'Abanyarwanda babaziza uko wabaremye. Mu rupfu rwabo bagize imibabaro ikomeye, twibukana agahinda. Bapfuye gutabaza Mana Nyirimpuhwe, kandi bagutegeye amaboko. Mu bubabare bwabo bishushanyije n'umwana wa Yesu Kristo.
ibibazo by'inzitane bibugarije bamara ubwoba, ubatangarize ihumure, umuri ibikomere byabo, ubatere ubutwari bwo kubaho, uboherereze intumwa z'ineza n'amahoro zibaremesha, zibagarurira icyizere cyo kubaho. Imfubyi, abapfakazi, ba nyakamwe bose babere umubyeyi ubahoza. Tugutuye abakoze aya mahano, n'abana bawe bataye ubwiza wari warabaremanye. Turabagutuye ngo bagorore, ubakize inabi, bicuze babikuye ku mutima, bave ibuzimu bajye ibuntu. Tugutuye abayobozi b'igihugu cyacu, roho wawe abamurikire, abafashe kuyobora abanyarwanda mu mahoro, mu iterambere n'ineza. Bahorana indakemwa n'indacogora mu kurwanya ikibi n'akarengane, cyane cyane n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Tugutuye igihugu cyacu cyavuyemo induru kigatembamo imivu y'amaraso. Ni wowe wenyine wagisubiranya ugatuma gihoramo amahoro, kikazaganzamo ineza. Amahoro aganze mu mitima, ihumure ritsinda ubwoba, abanyarwanda bunga ubumwe kandi ubane nabo iteka ryose. Tubisabye Yesu Kristo umwami wacu. Muri aka kanya ndagira ngo dukurikire ijambo ry'ikaze. Nyakubahwa Meya, umwanya n'uwanyu. Nyakubahwa Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo, mukaba n'imbone Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu Karere ka Gisagara, Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, abayobozi b'inzego z'umutekano mu Ntara y'Amajyepfo no mu Karere ka Gisagara, Nyakubahwa Perezida wa Ibuka, banyacyubahiro mwese muri hano, bashyitsi mwaturutse hirya no hino, abaturage b'Umurenge wa Ndora. Mfashe uyu mwanya ngira ngo mbahe ikaze mu Karere ka Gisagara kandi mbashimire ko mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Murenge wa Ndora, by'umwihariko hano ku musozi wa Kabuye. Boneyeho kandi gukomeza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri ibihe bitoroshye. Twabuzemo abacu, mukomere kandi mwihangane. Aha turi mu Murenge wa Ndora, mu Kagari ka Gisagara, umudugudu wa Kabuye, ku rwibutso rwa Kabuye rushyinguyemo imibiri isaga 47,264. Uyu munsi kandi tukaba tugiye gushyingura mu cyubahiro imibiri 34 y'Abatutsi yabonetse bishwe muri Jenoside. Aba bishwe nyuma y'uko wari perezida wa leta y'isi y'abatabazi unavuka hano yiyiziye ubwe gukangurira abaturage kutigira abantu b'indero, bagakora nk'abandi bakica Abatutsi. Ubutumwa bwasibye ku bwabo n'imbunda bashyize mu misozi ikikije uyu musozi wa Kabuye byatije umurindi n'imbaraga abayobozi mu nzego zitandukanye muri aka karere kwitabira kwica Abatutsi, binashingiye ku nyigisho zagendaga zikwirakwiza z'urwango n'amacakubiri yari yarabibwe muri aka karere. Nk'uko mubizi ko na Gitera washyizeho amategeko 10 y'Abahutu avuka n'Isave. Ibi byose rero byatije umurindi mu buryo budasanzwe kugira abacu benshi. Mu bandi bayobozi bagize uruhare bazwi hano mu Karere ka Gisagara twavugamo nka Lt. Colonel Nteziryayo Alphonse waje kuba prefe muri icyo gihe, Hakuriryayo Dominique wari sous-prefe, Uwizeye Fidel wahawe kuba burugumesitiri muri icyo gihe mu rwego rwo kumushimira. Kwica Abatutsi muri iki gice byakozwe n'abantu benshi n'impunzi, bikaba bibabaje kuba umuntu waguhungiyeho n'agasuzuguro abayobozi baduteje. Kwibuka rero ni inshingano zacu nk'Abanyarwanda, ari nayo mpamvu dushimira buri wese mwaje
turashimira ingabo zari za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi zikanabohora igihugu muri rusange. Dukomeze dufatanye kubaka ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa duharanira kwigira. Twibuke twiyubaka. Nako ndagafite ndetse umukazana wawe nawe araho. Mama numvaga ko nzakugurira igitenge ukazajya ucyambara igihe ugiye gusenga, ariko ibyo byose ntabwo byakunze. Ariko ibyo byose ntabwo byankundiye. Niwakira izi ndabo niyo mpano, kandi ndaziguhaye n'abandi mwajyanye. Nimwakira izi ndabo n'isanyu, zibahumurire neza cyane. Niza y'amashami yashibutse, niza babuzukuru bavutse, niza za nkotanyi mwavugaga, niza b'abahungu banyu basigaye, kandi niza abakobwa banyu barokotse. Musakire, 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 musakire zanyu. Nari mfite kubaka inzu muzabamo, nari mfite kubatetesha mu masaziro, ariko ntibyankundiye. Ese waneganyiriza biki? Ese n'amashuri cyangwa hari n'ibindi? Ese wari uzi ko narongoye? Ese uzi ko ubucura bwawe bwarongowe? Ndetse ubu abyaye kane. Niwakira indabo tukuzaniye, kandi umvanire ijambo. Niwakira izi ndabo n'isanyu, zibahumurire neza cyane. Niza y'amashami yashibutse, niza babuzukuru bavutse, niza za nkotanyi mwavugaga, niza abakobwa banyu basigaye, kandi niza abahungu banyu barokotse. Musakire,
no gushyingura mu cyubahiro abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi babonetse kuri inshuro ya 32 twibuka. Ba nyakubahwa mutandukanye mu nzego zaje hano, baturage b'akarere ka Gisagara, twibuke twiyubaka. Nitwa Nsanzumwere Marcel, ngiye kubagezaho ikiganiro ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kwibuka ni ugusubiza amaso inyuma, tukibuka amateka ashaririye igihugu cyacu cyanyuzemo, tukamagana abashaka kugoreka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, kandi tukayavuga uko ari, tugaharanira kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa, kandi tugakora ibishoboka byose kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba. Amateka igihugu cyacu cyanyuzemo ni amateka ashaririye cyane, kubera ko mbere abakoloni bataragera mu gihugu cyacu cyari igihugu kidanangiye kimeze neza cyane, aho hari indangagaciro z'Abanyarwanda ku buryo n'ibindi bihugu byari bitwegereye byabonaga u Rwanda nk'igihugu cy'igihangange muri ibyo bihe bya mbere y'abakoloni. Abakoloni bagerageje kwinjira muri ibi bihugu byacu bya East Africa, ariko by'umwihariko mu Rwanda byarabagoye, ku buryo uwa mbere yagerageje kuhagera bimukundira mu 1895. Icya mbere rero bagombaga gukora ni ugushyiraho rya tegeko ryabo ryo gutandukanya abantu kugira ngo ubone uko bayobora. Iyo urebye jenoside yakorewe abatutsi ikabera muri stade Gatwaro, ugahona ku Kibuye, ukareba imiterere y'iyo stade, ukareba imisozi uburyo ihagose, wabonaga ko umututsi wahungiye muri iyo stade, kandi abayobozi bagombaga gutanga ibyiza ku muturage, baramubwira ko ariho yigiye kumukiriza, noneho bikarangira ahubwo ahakuye urupfu. Iyo miterere yaho Igatwaro, abahazi ku Kibuye neza ubona bijya gusa cyane n'aho inzibutso zitandukanye za jenoside yakorewe abatutsi ziri. Reba hano ku gasozi ka Kabuye, ni umusozi mugufi ugereranije n'indi misozi itwikiriye. Barabipanze rero abayobozi barabihuza mu turere twose, ku buryo cyari igikorwa gitunganijwe neza mu buryo bwabo, ku buryo bashyiraga abatutsi ahantu nta n'umwe uzahunga, ahantu uwo bazabuza amazi atazabona uko ayabona, bityo n'uzagerageza gutoroka itazamukundira. Uretse Imana ishobora byose yakoresheje ingabo za FPR Inkotanyi, abo bantu bakarokoka, naho ubundi ntabwo byari gushoboka. Niyo mpamvu hari n'imiryango iba yarazimye burundu kubera uburyo iyo jenoside iba yarateguwe neza. Iyo ugeze za Nyamata usanga bisimira na hano Kabuye, wajya za Kabaya aho bita Mukesho ko birihariye, noneho ni agasozi kari hasi cyane. Wava hano wajya i Murambi, neza ni fotokopi. Wava hano wajya mu Bisesero, naho urasanga ari kimwe. N'izo nzibutso zindi zitandukanye ziri muri iki gihugu cyacu, iyo uzitegereje ukazigereranya, usanga neza zimeze kimwe. None ukibaza ngo abo batutsi bagiye kwicira ku dusozi tumeze kimwe, ni ibintu byaje gutyo nk'impanuka cyane, ibintu byarateguwe cyane. Hanyuma ngarutse mu 1990, ikikwereka ko jenoside yateguwe neza cyane, habayeho gahunda yo gufunga ibyitso. Ngira ngo ku itariki 4 zishyira ku itariki 5 muri Kigali, aba bari icyo gihe
abasirikare ba Habyarimana barashe mu kirere bavuga ko inyenzi zateye ku itariki ya mbere zamaze kugera muri Kigali ku itariki ya 4 na tariki 5. Havuka imidugararo ariko nta handi yaganishaga kwari kwica abatutsi bitwaje ko ari ibyitso, aho batashoboye kwica barabafungira muri za gereza bavuga ko ari ibyitso, kandi umuntu batwaye rwose ugasanga n'izindi nkotanyi atazi ibyo ari byo nawe abyumva mu mateka nk'uko undi wese yabyumva. Hanyuma ibibazo byabaye byinshi, za gereza za Ruhengeri zuzuramo abo bitaga ibyitso. Hanyuma inkotanyi zo Kabyara ku itariki ngira ngo 23 z'ukwezi kwa mbere 1991 bateye bateganya gufungura abo bantu muri gereza Ruhengeri bagira ngo ako karengane bagace mu gihugu cyari kimaze kuba umwanda. Ari dogiteri atari kuvuga ngo umuntu utarageze no muri primaire arahaguruka atabatutsi tugomba kubasubiza iyo baturutse. Ubwo ni muri Ethiopia. Ngo bakagenda kandi banyuze mu ruzi rwa Nili. Ubwo Nili mu Rwanda iba yabaye Nyabarongo. Ibyo rero ayo mateka yavuga gutyo, natwe muri primaire babyigaga. Batubwiraga ko u Rwanda rugizwe n'ubwoko butatu, bakatubwira aho abatutsi baturutse n'abahutu bitwa ko ari basebahinzi naho baturutse, naho abatwa baturutse bakatubwira ko ari abasangwa butaka. Ariko ibyo bintu ntabwo byari byo, kuko nabahaye urugero muri amoko y'Abega n'Abazigaba. Nunajya muri quartier iwanyu, nubwo leta yaduhaye umurongo mwiza cyane uko twese turi Abanyarwanda, nabo twibuka hano uzasanga hari Abega b'Abahutu n'Abega b'Abatutsi. Kandi ukurikije uko twari dutuye kera, urumva niyo sano yitwa amoko, urumva ko ari ibintu bipfuye bidahuye na gatoya. Niyo mpamvu rero mu kugira ngo iyo jenoside igende neza babanje gukora iryo gerageza, akaba ariyo mpamvu Abagogwe bishwe. Ku rundi ruhande birababaje kumara imyaka 32 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ugasanga hari imibiri ikiri hirya no hino kandi hatuye abantu batari abana ahubwo bakuru no kuvuga ngo icyo gikorwa cyabaye bahari. Mukabwira abavandimwe banyu aho bagenzi babo, aho ababyeyi bashyinguye, kuko ni amateka abangamye abantu banyuzemo. Twe gukomeza gutuma umuntu akomeza kubabara, yarabuze umubyeyi washakaga kumubona afite abuzukuru. Ibyo rero kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Rwose duharanire ubumwe n'ubudaheranwa, kandi nidukomeza kugenda mu mujyo wa politike ya leta y'ubumwe bizaba byiza, ndetse n'amahanga azakomeza kutwitegereza nk'icyitegererezo. Ariko ikibabaje hari aho bikigaragara, aho usanga hari ibihugu bifite nk'abaperezida nabo bameze nk'abadatekereza, bagikora jenoside ku manywa y'ihangu kandi n'abo bazungu barebera. Murakoze. Nakwandikiye mama, nakwandikiye papa, ibaruwa y'urukundo, abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Nabandikiye mwese ibaruwa y'urukumbuzi, memura ukuri ndabakumbuye, ubumbabone bamubwire mama, ujye tukimara gutandukana, Imana yacu ishimwe yahise gushingura abarokoka, abamigaga bose bahise bajya kugama. Nanjye ndakomeza, naje guhura n'inkotanyi zanyakira
ndakomeye kandi ndasenga y'amasengesho twagiraga yewe narakomeye ndakomeye kandi ndakomeje ese nibura uranyumva ese nibura urambona nakwandikiye mama ibaruwa y'urukundo begura ukuri ndarukumbuye umva mubwire papa ujye tukimara kuvugana nahise nshima mu gikari ndamanuka njya kwihishira Imana yacu ishimwe yemye igihuru kiramisha nta kibazo n'igihe ibisirenga 30 nyuma yayo ibamo byo gushaka umwumbati narawubonye sinabirya kuko sinabirasha ariko ubu ndakomeye kandi ndakomeje ese nibura uranyumva ese nibura urambona nakwandikiye papa ibaruwa y'urukundo begura ukuri ndarukumbuye umane numva naguhobera umbere bamwe wese twavugikanye twese uko turi hano buri wese hari iwawe bafite ku mutima we turabakumbuye kandi leta itari yayindi babayemo yaduhaye umwanya wo kuruhuka niyo mpamvu twicara mu mubiri turakomeye kandi turakomeye ahuze ukuri barakomeye abakwiye reka nshimire abaje kudufata mu mugongo, nshimire ubuyobozi bwacu, nshimire nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uruhare leta igira kugira ngo twe tuba tugiye gushyingura twabonye abacu bashyinguye mu cyubahiro bambuwe n'abatabashakaga ku isi bataranagize uruhare kurubashyiraho. Umuntu wese yavutse ntamenya aho avukira, ntamenya igihugu avukiramo, akura abona aho ari. Biratangaza kubona ari umuntu we aza agahita avuga ngo uyu nguyu kubera ko yavutse ari umututsi agomba gupfa, nta ruhare yagize kugira ngo agere ku isi. Kandi aba ngaba turi gushyingura ubu, hari n'igihe n'iyi minsi tumaze, ino myaka tumaze, Imana iba yanabahamagaye bitewe n'imyaka bari bafite cyangwa se n'izindi mpamvu biteranyije n'ubusa. Bigaye aho bari, ahubwo batubwize ukuri ku bushake bwabo, nta gahato gahari. Nimba bumva ko bashaka ko tubana nk'uko leta ibidukangurira, tubana mu mahoro, dukomeza no kugira umutima wo gutanga n'izo mbabazi.
ko sogokuru uyu mbere ya jenoside yari umuyobozi mu nzego z'ibanze kugira ngo amazeho n'imyaka myinshi. Abaturanyi bose batuye ku musozi w'i Gahondo baramuzi. Narcisse Bubanje yacaga imanza zitabera nk'abandi. Umuntu aba yakosheje umuntu bagashyira bamwe mu baturage, uwakosheje agacibwa icyiru bakiyunga. N'abaturage mu gitondo wahuraga n'umuntu agiye nko mu murima yatsitara ati nabanje Bubanje, bavuga sogokuru ko yari umuntu mwiza, ariko ibyo bamukoreye birinde. Reka kuragana tubashimire mwese abaje kudufata mu mugongo. Inshuti bavandimwe, byaba ari byo kubona abo dushyingura, mukomere kandi twari dushima igihugu cyacu cyabyaye amahirwe yo kuba dusize agaciro abacu bakambuwe. Murakoze cyane, twibuke twiyubaka. Bakagira abo barakora hirya hino turabyumva cyane ko no muri kano karere kacu dufite n'abarinzi b'igihango bagize urwo ruhare, ndetse no mu myaka nk'ibiri ishize aho twashimiye nk'umuryango Ibuka tubaha inka kandi barazitunze. Turashimira n'abandi bagize uruhare mu gushyigikira abari barokotse, cyane cyane abatari bishoboye, abana bato. Hari imiryango itandukanye bagiye bacamo bakabafasha ubuzima bukisunika. Abo nabo nk'umuryango Ibuka turabashimira cyane. By'umwihariko rero muri uyu muhango cyangwa muri iki gikorwa turimo cyo kwibuka abacu, ndashimira by'umwihariko umaze kuduha ubuhamya, yabyivugiye. Ubundi ni ubutwari, abenshi barabitinya nk'uko nawe yabivugaga, cyane ko nyine biranatinyitse. Nzi neza ko nk'uko yabivuze hari abo byahungabanyije, ndetse ntabwo byoroshye, ariko tugomba kubyakira kuko nabyo biri muri bimwe mu mateka yacu. Mu gihe nk'iki kugira ngo dusubize amaso inyuma, twibukiranye, twumve nyine n'ubwo buhamya bw'uko jenoside yakozwe n'ubukana yakorana. Yakoze rero abisa kwihangana, uyu munsi akabishobora. Niba hari uwo yakomerekeje yihangana. Uyu munsi rero tuba tugomba kwibukiranya impamvu y'iki gikorwa. Babikomojeho abambanjirije, nk'uko leta yacu yabyemeye ko mu gihe nk'iki buri mwaka tuzajya dufata iminsi 100 tukibuka abacu. Ni igikorwa dushyigikira nk'umuryango Ibuka, ni igikorwa dukwiye gushyigikira nk'abanyarwanda twese, kuko ni igikorwa cy'ingirakamaro kidufasha guha agaciro abacu twabuze, abacu bishwe bunyamaswa, tukongera tukasubiza icyubahiro bakwiye, ndetse nabo tubonye tukabashyingura nk'uko Ngabo mu kanya amaze kubivuga. Ni umwanya mwiza wo kongera kubana nabo, tukazirikana ibyiza byabarangaga, tukarushaho gukomeza kubyubakiraho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murabizi abenshi baraba ingeso nziza, hano naho tukwiye kuba tuvoma n'ubundi kubaho kubanira abandi muri za ngeso nziza zabo. Ni umwanya kandi wo kwiyubakamo imbaraga zo gukora ku bwacu ndetse no gukora ku bwabo. Ikivi basize batushije twe nk'abarokotse tukacyusa. Ariko by'umwihariko nk'abanyarwanda, ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma, tukongera kwibukiranya amateka nk'uko umuvandimwe Marcel yadusubiriyemo. Rwose turamushimira cyane uburyo yaduhaye neza, ko biriya bifasha abakiri bato babeshywa byinshi kurushaho gusobanukirwa. Ariko hari n'abakuze babyirengagiza nkana, wenda uko bazajya bagumya kugenda bumva ayo mateka mu matwi yabo, hari icyagenda gihinduka.
yakoze rero kongera kutwibutsa, ariko ntibibe gusa kubyibuka bisanzwe, ahubwo amateka mabi twaciyemo nk'abanyarwanda dufatire hamwe ingamba z'uko tutazayasubiramo, cyane ko dufite igihugu cyiza, igihugu kidushakira ineza, kidushakira amahoro. Ari nayo mpamvu igihe nk'iki cyo kwibuka kiba gikwiye gutuma cyane cyane abagize uruhare muri jenoside n'imiryango yabo bakanguka bakagira uruhare mu miyoborere ya kino gihugu, kuko ingaruka z'imiyoborere mibi tubuze aho zatugejeje. Twese twumve ko u Rwanda ari urwacu, si ukwirengagiza, ariko ni ukuzirikana no kureba ejo hazaza kugira ngo tuhagere neza ntawe ubangamiye undi. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, mu mwanya nk'uyu nk'uko bagenzi banjye bakomojeho, ndagira ngo nanjye mu izina ry'umuryango Ibuka tubatume kuri nyakubahwa perezida wa repubulika n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu uruhare bagaragaje ndetse badahwema kugaragaza mu gushakira ubuzima bwiza abarokotse jenoside. Hari byinshi bimaze gukorwa, haba mu buvuzi, abarokotse jenoside barivuza, haba mu burezi, yabyivugiye Hamisa na bagenzi be bakomeje amashuri barayasoza, ndetse n'ubu n'uwo tubonye wenda wacikirije tumufasha kugira ngo abe yakwiga n'umwuga ariko abashe kwibeshaho. Abandi babonye amacumbi kuko ntabwo byari byoroshye, abenshi bishwe n'ibyabo byarasenyutse, amazu arasenywa, imitungo irasahurwa, ariko ntabwo tutagize kugira ngo bongere babone aho gukinga umusaya, ndetse ibagenera n'inkunga y'ingoboka yagenda ibafasha kugira bike babasha kongera kubona mu muryango, kuko kubaho nyine tuzi ko biba bikenewe. Ndetse turashima n'uburyo bushya bwashyizweho bw'imishinga iciriritse, kuko ni uburyo bufasha abakiri bato barokotse jenoside wenda baciye mu mashuri batabonye uburyo bwo kubona akazi. Iyi mishinga nabo irabunganira, imibereho yabo ikarushaho gutera imbere. Gusa nanone twabura kubabwira ko hakirimo imbogamizi, kuko niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo namwe mudufashe mu buvugizi. Ibyo byinshi byiza byakozwe, haracyarimo ibyo ubona abantu baganiraho, ndetse twagiye tunabikorera ubuvugizi hirya hino, ari mu buyobozi bw'akarere, ari mu buyobozi bwa minisiteri ishinzwe ya minubumwe. Cyane cyane igikomeye ni amacumbi ashaje, ariko dushima ko hari uko agenda byibuze yubakwa, bamwe bakabona amacumbi akomeye. Ikindi byagiye bikomozwaho, dufite imiryango yazimye rwose hirya hino turabizi, ndetse buri mwaka twagiraga n'igikorwa cyo kubibuka ariko ku rwego rwisumbuye. Ubu rero noneho turashima ko twahawe uburenganzira ku rwego rw'akarere, turi gutegura n'igikorwa cyihariye cyo kwibuka imiryango yazimye. nkaba nkangurira abavandimwe bacu cyane cyane ababa hirya no hino Kigali n'ahandi kuzirikana iki gikorwa nacyo ku itariki 22 z'ukwa gatanu mukazaza tukifatanya. Turimo turashishikariza abarokotse jenoside bibumbiye muri Ibuka mu tugari mu mirenge gukusanya amazina yabo. Uyu munsi tukazabibuka, byaba na ngombwa tugasoma amazina yabo. Mu rwego rw'akarere iki gikorwa twateguye ko twagikorera mu murenge wa Nyanza, hariya dukunze kwita Inyaruteje. Ubwo rero abazabona akanya muzaze twifatanya. Nagira ngo rusozeze ahangaha mbashimira nyakubahwa mushyitsi mukuru, nyakubahwa gavana ko mwaje kugira ngo twifatanye n'abandi bose turi kumwe uyu munsi dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Arakoze nyakubahwa perezida wa Ibuka ku butumwa bwiza tugejejeho. Muri aka kanya nagira ngo dukurikire ubutumwa bw'umushyitsi wacu mukuru waje
kuri uyu munsi. nyakubahwa gahunda w'intara y'amajyepfo, ba nyakubahwa abayobozi mu nzego nkuru za leta, nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Gisagara, ba nyakubahwa abayobozi b'inzego z'umutekano, abayobozi b'amadini n'amatorero atandukanye, perezida wa Ibuka, abayobozi batandukanye, abaturage b'akarere ka Gisagara, bavandimwe bo mu miryango ifite abavandimwe bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, twibuka uyu munsi, bashyitsi bahire mwiriweho. Mbanje kubasuhuza kandi bakomeza muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turashimira mwese abitabiriye gahunda yaduteranyije hano, aho twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Kabuye. Bihanganisha kandi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko abarokokeye hano i Kabuye na hafi hano hose muri Gisagara, mukomeze mutwaze. Uyu munsi turibuka ababyeyi, abavandimwe, inshuti n'abaturanyi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi bazira gusa ko ari Abatutsi. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ni inshingano ya buri munyarwanda nk'uko twabyiyemeje, kandi bikaba bikubiye mu itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda ritugenga. Nk'uko byagarutsweho, Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe igihe kirekire, si impanuka yagwiririye u Rwanda, ahubwo yari umugambi wacuzwe n'ubutegetsi bubi bwaranze u Rwanda. Kuva mu gihe cy'abakoloni, yaba no muri Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri, ubwo butegetsi bubi bwacengeje ingengabitekerezo ya Jenoside mu Banyarwanda, bushishikariza abaturage b'Abahutu kwanga no kwica Abatutsi. Kwibuka ni umwanya kandi wo kuzirikana aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze, tukiyemeza ko ibyabaye bitazongera kubaho na rimwe. Urebye mu mateka nabyo babivuzeho, imizi y'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi yatangijwe n'abakoloni bashenye ubumwe bw'Abanyarwanda, aho ivangura, amacakubiri n'ubwicanyi byibasiye Abatutsi guhera mu mwaka wa 1959. Marcel yabitubwiyeho mu kiganiro yaduhaye. Ubwo bwicanyi bwagizwemo uruhare n'abakoloni b'Ababiligi bafatanyije n'abayobozi b'amashyaka ya Parmehutu ya Gregoire Kayibanda na Oprosoma ya Joseph Habyarimana Gitera ukomoka i Save muri aka karere ka Gisagara. Ayo mashyaka ya politike yari ashingiye ku bwoko, yavugaga ko aharanira inyungu y'ubwoko bw'Abahutu kurusha uko yaharanira inyungu z'Abanyarwanda bose. Iyo ngengabitekerezo ya Jenoside yakomeje kuranga ubutegetsi bwakurikiyeho mu Rwanda, himikwa politiki mbi y'irondabwoko ryibasira Abatutsi, itotezwa n'amacakubiri kugeza muri 1994, ubwo mu Rwanda hakorwaga Jenoside yahitanye Abatutsi barenga miliyoni mu gihe gito cyane cy'iminsi 100. Nyuma y'aho RPF Inkotanyi itangiye urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira 1990, Abatutsi bo mu makomine yahindutse akarere ka Gisagara kimwe n'ahandi hose mu gihugu baratotejwe bikomeye, banakorerwa ibikorwa by'urugomo. Abize n'abifashije barafashwe, bafungwa mu byitso,
nta kuburanishwa, babaho mu buzima bubi cyane, aho bakorwaga iyicarubozo rirenze uruvugiro. Bamwe barapfuye, abafunguwe benshi bakuriyemo uburwayi budakira, bapfa urusorongo. Jenoside rero ntishoboka idashyigikiwe na leta. Ubutegetsi bubi u Rwanda rwagize nibwo bwateguye jenoside yakorewe Abatutsi. Muri Mata 1994, igihe umugambi wa jenoside washyirwaga mu bikorwa, leta y'isi y'abatabazi yari iyobowe na perezida Dr. Sindikubwabo Theodore Bamuvuze, yashyize mu bikorwa umugambi wa jenoside wari warateguwe igihe kirekire. Abategetsi bo mu nzego zitandukanye, zaba iza leta, iz'abikorera, inzego zishinzwe umutekano, abihayimana, abaturage bo mu ngeri zitandukanye bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi rero byatumye hicwa umubare munini w'Abatutsi kuko batari gushobora kurwana na leta yakoraga jenoside. Ngarutse gato ku mateka yo muri aka karere ka Gisagara, jenoside yashyizwe mu bikorwa nyuma y'ijambo rutwitsi ryavuzwe n'uwari perezida wa leta y'isi y'abatabazi Dr. Sindikubwabo nari maze kuvuga haruguru. Iryo jambo yarivuze ku itariki ya 19 Mata 1994 mu nzu mberabyombi y'icyayi perefegitura ya Butare, ahari hakoraniye abategetsi b'inzego zose za gisivile n'iz'umutekano. Muri iryo jambo yabasabye kujya kwica Abatutsi bose, kandi yongeraho ko uwanze kubikora n'ubarengera ko nawe agomba kwicwa. By'umwihariko rero ku itariki ya 21 z'ukwa kane, perezida Sindikubwabo yaje gutangiza jenoside kuri superefegitura ya Gisagara, muri kano gace turimo uyu munsi, akimara gukoresha inama ishishikariza Abahutu kwica Abatutsi. Bukeye bwaho kuri 22 z'ukwa kane, ubwicanyi bwaratangiye, ibyahabereye mwabyumvise. Igihugu cyacu kimaze gutera intambwe ishimishije cyane mu mpande zose z'ubuzima bw'igihugu. Uyu munsi wa none dufite umutekano, dufite amahoro, dufite umudendezo, ndetse turanakataje mu iterambere. Ndagira ngo mfate uyu mwanya nshime ubudaheranwa bwaranze abarokoze jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko aba hano muri Gisagara, kuko banze guheranwa n'agahinda ndetse n'amateka mabi, bariyubaka, bongera kugira umuryango, bakomeza ubuzima, baratwaza, bafatanya n'abandi kubaka igihugu. Abanyarwanda twese turasabwa kugira uruhare mu kubaka igihugu dukoresheje ubumenyi n'amahirwe dufite. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yashyize imbere kubanisha neza Abanyarwanda, bahabwa amahirwe angana, kurwanya akarengane n'ivangura, hashyirwaho gahunda z'isanamitima zifasha komora no gukira ibikomere, ndetse hashyirwa imbaraga mu butabera no kuzamura imibereho myiza y'abaturage ku buryo budaheza. Nyamara ariko dukwiye kumenya ko ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi zikibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko ingengabitekerezo ya jenoside iracyagaragara mu gihugu, aho mu miryango imwe n'imwe ababyeyi gito bagifite imyumvire yubakiye ku macakubiri n'ivangura rishingiye ku moko babitoza abana babo. Hari kandi aho igaragara mu mvugo no mu bikorwa bya bamwe barangije ibihano bari barahawe kubera ibyaha bya jenoside bahanijwe n'inkiko, bakaba barangije ibihano barataha, ariko bataha batarahindutse.
ingengabitekerezo ya jenoside iracyagaragara kandi hirya no hino ku isi no muri aka karere aho ikomeje gukwirakwizwa n'abahunze u Rwanda bamaze gukora jenoside bakaba batarava ku izina. Muri aka karere u Rwanda ruherereyemo twavuga nk'abahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barayijyanye barayigisha abo bahasanze ku buryo uyu munsi yashinze imizi, bikaba igaragarira mu bikorwa by'ubwicanyi bwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamulenge. Dufite uruhare runini rwo kunyomoza abo bose bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, tugaragaza ukuri hakoreshejwe uburyo butandukanye, byaba ibiganiro, imbuga nkoranyambaga n'ibindi. Dufite kandi inshingano yo gusigasira ubumwe n'ubudaheranwa byacu nk'abanyarwanda, twitabira gahunda ya Ndi Umunyarwanda kuko ikubiyemo inyigisho nyinshi zidufasha gusobanukirwa isano muzi yacu nk'abanyarwanda, aho dufite ururimi rumwe n'umuco umwe. Dusigasire ibyagezweho, dushyigikire ubuyobozi bwiza dufite bwita kuri buri muturage wese. Ni muri urwo rwego mbonyeho gusaba ababyeyi gusobanurira abana amateka yaranze igihugu cyacu, by'umwihariko aya jenoside yakorewe abatutsi. Urubyiruko rurusheho kwihatira kumenya amateka y'igihugu cyacu. Ndongera kwihanganisha abarokotse bafite ababo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi bashyinguye hano mu rwibutso rwa Kabuye, ndetse n'abandi muri Gisagara, basaba gutwaza no gukomera kuko imbere ni heza. Twibuke twubaka. Arakoze nyakubahwa minisita. Aho gahunda y'ibiganiro bikubiyemo amateka, ubuhamya abahanzi badufashije mu ndirimbo zo kwibuka yari irangiye. Tugiye guherekeza mu cyubahiro imwe mu mibiri yabonetse mu karere ka Gisagara, aho twari twerekeje ku rwibutso rwa Gisagara rushyinguyemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, mu gikorwa cyo gushyingura mu cyubahiro imwe mu mibiri yabonetse, tunashyiraho indabo ku rwibutso nk'ikimenyetso cyo kwibuka no guha icyubahiro inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.